Ibihe byiza kuri wowe udukurikiye, muri video reka turebere hamwe amakosa atuma abantu benshi bahora barwara amaso. Urabizi ko abantu benshi bakunda guhura n'ibibazo byo kurwara amaso, biterwa akenshi n'ingeso bahoramo. Akaba ari niyo mpamvu navuze ko uyu munsi twareba ibyo bintu ukareba nawe nimba ayo makosa uyakora ugatangira kuyirinda. Njye nitwa Dr. Safari Bizimana, bashimiye kuba mudukurikiye. Nimba ari ubwa mbere ubonye video zacu, ibuka gukanda kuri subscribe, kanda kuri like, nimba hari n'ikibazo ufite ucyandike muri comment turaza kugusubiza. Icya mbere ikica amaso y'abantu benshi ni abantu bahora kuri screen, kuri telefone, kuri computer, ku mateleviziyo bataruhuka. Okay? Ukibaza kureba telefone, kuba kuri computer byangiza amaso gute? Okay, reka nsobanurire rero nimba utarubizi. Icya mbere ni uko iyo umaze igihe kinini uri kuri telefone yawe utaruhuka, washizemo n'urumuri rwinshi, bituma amaso yawe yuma. Iyo amaso yawe yumagaye rero bituma agashashi kaba mu maso karinda amaso yawe kakwangirika, akaribwo utangira kumva hasa nkaho hari imisenyi yinjiye mu maso yawe. Mu by'ukuri nta misenyi iba yinjiye, nta n'igisimba kiba kinjiyemo, ni uko amaso yawe aba yumagaye. Okay? Ibi ngibi urumva ko ari ingenzi rero kujya rimwe na rimwe ushyira telefone yawe iruhande ukabanza ukaruhuka. Okay? Icyo ni icya mbere. Ariko icya kabiri, gabanya urumuri rwa telefone yawe igihe ari ngombwa. Nimba uri ahantu hari izuba ryinshi, okay, nta kibazo. Ariko nimba uzi ko uri ahantu hari urumuri ruke cyane, gabanya urumuri rwawe, nushaka urushire kuri zero. Kubera iki? Kubera ko uba ugomba kurinda amaso yawe. Okay? Ikindi uru rumuri rukora ku maso yawe ni uko rutuma amaso yawe ananirwa. Iyo amaso yawe yananiwe rero, kugira urebe niho handi uzumva mbese ukumva umerewe nabi, ukagira ngo hari ikindi cyabaye, kandi amaso yacu urabona kugira umuntu arebe iruhande n'iruhande. Okay? Okay? Bisaba hari imitsi iba iri mu maso yacu, ni udutsi duto duto dutuma amaso akora mu ibyo bintu byawe rero byo kureba, guhora kuri televiziyo, guhora kuri screen, nibyo bya bindi bituma amaso yawe ananirwa, yananirwa bigatuma uhora wumva amaso yawe atakibasha kureba kure cyangwa ngo abashe kureba ibintu biri hafi. Okay? Icyo ni icya mbere. Ariko icya kabiri, ikosa rya kabiri abantu bakora cyane ni ukuba bari gusoma, ariko akaba ari gusomera ahantu hari urumuri ruke. Abangaba ni nk'abanyeshuri cyangwa umuntu wese uri gutegura ikizamini, cyangwa uri gusoma Bibiliya n'ibindi bitabo. Gusomera ahantu hari urumuri ruke bisaba ko imitsi yawe ikoresha imbaraga nyinshi cyane kugira bya bindi uri gusoma bibashe kwinjira mu bwonko. Okay? Ibi ngibi rero bishobora gutuma uribwa umutwe cyane. Akaba ari niyo mpamvu uba ugomba gushaka ahantu hari urumuri ruhagije, rutari rwinshi cyane cyangwa rutari ruke cyane, rutaza kwangiza amaso yawe. Okay? So ikindi cya gatatu gishobora gutuma umuntu yangiza amaso ye ni ibintu byo gukuba amaso. Okay? Gukuba amaso ni ryo kosa rya mbere ugomba gukora. Ukaba wakwibaza, none se igihe akantu kinjiye mu maso umuntu yakora iki? Okay, reka nkubwire uburyo bworoshye igihe hari agasimba, ibintu cyangwa uri kumva mu maso yawe. Uburyo bworoshye ni ugufata amazi asanzwe, amazi meza ariko. Okay? Amazi meza, wagura amazi muri butike, waba ufite amazi mu rugo, fata amazi, ijisho ryawe rifungure, usukemwo amazi, ayo mazi ahita asohora ya myanda. Okay? Ubwo ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri, fungura ijisho ryawe, bwira mugenzi wawe aguhuhiremo, akuremo iyo myanda, birahita bivamo. Naho ibintu byo gukuba amaso biriya ni amakosa. Ariko nanone igihe uri ahantu utabona ayo mazi, cyangwa uri wenyine utabona umuntu wagufasha, icyo ukora ni gute gusa rero? Ntabwo ari ugukuba amaso, ahubwo ni ukugenda, ni ukureba ugakurura ka kantu uzana iruhande.
uzana iruhande, na hano imbere uzanamo imbere, uzanamo imbere, apana ibintu byo gukuba gutya, oya. Iyo ukubye wumva biryoshye, wumva hari akanyamuneza, ariko uba uri kwangiza, uba uri gushwanyura ka gashashe karinda ijisho ryawe. Rero kurura mo imbere cyangwa uzane hanze n'aha ngaha gutya, cyangwa uzanemo imbere, naho ibintu byo gukuba bereke koko uba uri kwangiza ijisho ryawe. Okay? Ikindi ugomba kumenya ni ukumenya amaso yawe uko ateye. Abantu ntabwo bagira amaso amwe, hari igihe wowe amaso yawe aba yumagara vuba vuba. Ku muntu ugira amaso yumagara vuba vuba ni wa wundi ugenda ahantu hari urumuri agahita yumva amaso ari kokerwa ashaka kuyakuba. Mu by'ukuri amaso yawe muri icyo gihe aba yumagaye. Icyo uba ugomba gukora ni ukunywa amazi menshi. Okay? Ugomba kunywa amazi menshi kugira amaso yawe abone amarira, kuko amarira niyo asukura amaso yawe. Kandi tuba dufite ibyo bita ama glande lacrymale, ni utunyangingo tuba hejuru no munsi y'amaso dushinzwe kugenda dupompa utuzi mu maso buri kanya buri kanya. Niyo mpamvu iyo uri gukora amaso nk'uku nguku tubona hari amarira asohotse. Ayo marira aba ari gusohoka kubera ko uri gukanda twa tunyangingo. Okay? Wadukanda cyane amarira agasohoka. Ariko se nimba utanywa amazi ayo marira yasohoka gute? Ntabwo yasohoka kubera ko umubiri wawe already ufite amazi make cyane. Okay? So rero igihe cyose uri kumva amaso yawe ari kuryaryata, menya ko amaso yawe yumagaye, ukeneye kunywa amazi menshi cyane. Ikindi ukwiye kumenya rero, ikosa abantu bakora cyane rituma n'amaso yawe apfa cyane, ni ukurya indyo itarimo intungamubiri zifasha amaso gukora neza. Indyo zirimo intungamubiri zifasha amaso gukora neza: karote, urayizi karote, epinari urazizi. Okay? Harimo brokoli ibamo luteine, ibamo zeaxanthine, ibamo vitamine C, ibamo vitamine A.